none ushaka no kunsomera ahantu abantu bareba Pega agakombe gafite ubushyuhe ariko ntahanganye nabirenze iyo nateguye ari ahantu ni neza hasi nahangaho nza nta kintu hatwaye dore hara n'abantu bakubona ndabona byemere mba nyine mubwire ndikunda bari kunyema iminwa se yanjye umva ndagazwe iminwa se niyo wayineye ese nagushaka gereka ibintu nk'ibyo ngibyo basi nsoma sibyo none ushaka no kunsomera ahantu abantu bareba mbese abantu bareba ko bari kureba ibyabo oya bashirisi nk'ukuntu tugende nitujya ahantu hatari abantu ndakagwa sibyo oya Mana yanjye akanya mvuye harangiye kwigura utunyanya kuri boutique mise sanga muri jaride yanjye hari gushya etirambwa ndayikubita na kara kantu keyo kari kweguka ndagatsibura arambona sha reka ndagwereka rero shere nyine bingura iki se nkore Pega agakombe gafite ubushyuhe ibyo ni ibicuri yewe we babigukorere agukorera ibiki wambwo akakanya nenge kugura utunyanya hari hirya muhite mwivuga ngo kakazamu nago gahari reka tujye muri jaride tujye gutwika ese none nkavuve he man ahundi se ahangaho ninde kubwe ngo uzane mbega ubwo nawe mama wazi ko yabyaye abakobwa ara yega gashano yesu we ahubwo urayikanze ndayikanze yewe ngo ndayikanze buriya yari kweguka yari yegutose mana yanjye we ngo ndayikanze mbega umukobwa w'ishyano mama wawe yaragendesheje nta mukobwa afite ngo ndayikanze no ndayikanze kanyibaze nayikanze na nawe ubara umutwe man ntabwo ndwara mu mutwe kuko ndume numvisha umukobwa unyemeje buriya bishatse kuvuga ko yari igeze kure igeze nka Kacyiru irimo iraza ijyamo noneho ngo ndayikanze cyane ubundi uteturuka y'Imana cyakoza narumiye koko abantu bababyaye baragendesheje ngo ndayikanze ngenda noneho ugenda abantu batarayikanga ati basanga yagiyemo neza